wibye telefone ngo neza pe barahapfuka. Yanimve ngo ni telefone n'amafaranga 2000. Ibihumbi 7. Nyiri telefone baramuga ngo namuhe telefone amafaranga yagumane umugore ngo arabyanga. Ubwo byanze rero umugabo ngaramubwira ngo ndigendeye. Ngo afatira moto ngo ahangaha n'abatuye mahanga babivugaga ngo arigendera. Bavuga uko ndagenda ngamara umwanya ibiri bukube urabibona. Mu kugenda ubwo rero kuko agenda arenga igitsina kigenda kibyimba uyu munsi ngo no wa gatatu atanyatanyara. Uyu muntu si we uje gushaka murebe neza mwitegereze ni guca yari yambaye nawe yanyagiriwe ahanga mwitegereze neza imvura yose yamunyagiye mwitegereze neza uyu niwe uyu niwe amafaranga yawe yafite amafaranga nago gari hano sindi kuyareba si n'amafaranga garahari dore ngaya amafaranga garahari rwose niko rwose. Kamera zacu zageze mu irimbi turi kubereka umuntu wagize gutya agakora amakosa ni ba abantu bakora wa mwuga wo kwicuruza yaragize gutya atwara ifaranga ry'uyu mugabo nuko twabanjirije kari agace kuko byagenze ariko ubundi byahereye hano nuko byatangiye uyu mugabo mureba wicaye mu nguni w'ingofero amafaranga ye ngo yarasigaye mu kabari umuntu agize gutya ngo agiye kwiyeranja umuntu amutwara ibiceri bye arangije azindukira kuri uyu musaza ndetse n'umuhungu we aza kubabaza ukuntu ngo miliyoni ze zigera muri 2 muze muraho amakuru ni meza muze y'amatwi ye ntabwo yumva neza niyo mpamvu anyifashisha kandi yampaye imbaraga zo kuja ndamufasha muri aka kazi ko kuvura no kugaruza ibyibwe. Numvise kumuvugisha ari ukuvuga cyane urihangana ubwo niwe tuza kubaza ibintu byinshi ubundi mukora mute muri bantu ki? Twebwe turabavuzi gakondo ibyangombwa nanjye cyangombwa cyanjye ndagifite kuko ndi umuvuzi gakondo. Ubwo wowe na muzehe umuvuzi ninde? Twembi muzehe yampaye ubushobozi no umuvuzi ariko nanjye kubw'amahugurwa nagiyemo nanjye ndi umuvuzi basanze mfite ubushobozi bwo kuvura gakondo. Muvura iki rero tutaragera kuri story y'uyu mugabo ubundi muvura iki? Tuvura indwara nyinshi. Iya mbere tugaruriza abantu ibyibwe, tuvura uburozi ubwo ari bwo bwose, hari ibihato bifata mu kaguru, ibitambikano, tuvura n'indwara zimwe zivurirwa kwa muganga nk'imitwe zidakira, impyiko n'imitima ndetse n'umwijima nawo dushobora kuwuvura. Umwijima komera ukuvurirwa kwa muganga wa kizungura? Umwijima natwe tugira imiti ya kinyarwanda iwuvura ugakira. Ndetse n'ibihato nkawe waje kano kanya nabigutereza ndetse nkanabivura. Ndetse uzanye nawe ukuri kureba uzanye umuntu utiwe banyibye ejo bundi nangwe ejo nakugaruriza ibyawe byibwe. Kanya gato duhise tujya kuri story y'uyu mugabo wicaye hakurya twari ahantu bashyingura abantu mu irimbi aho avuze ati nyirukunywa amafaranga niho bamwohereje. Ibyo mwabigenje muti? Dore ukuntu twabigenjeje. Yaje atubwira ko mu ijoro ryashize yibwe amafaranga menshi cyane. Ayo mafaranga ntondayabara uko ndeba uku ntabwo ndabona n'ukwasa ariko sahi tuvugana ayo mafaranga ye arayasubizwa mu kanya urareba. Ibyo byo mwabigenje mute rero? Iri hembe uri kureba riri kwaka umuriro, ubwo umuriro turagutuma ndetse n'iri hembe tukarituma rikagenda rigashika wa muntu bya bintu akabigarura ndetse agasaba n'imbabazi, atasaba imbabazi tukamuha ikimenyetso. Iri hembe ni ry'icyungu? Iri hembe ni ry'akanyamaswa ka kera hano mu Rwanda ntokakibamo hari. Nakakera kitwa ingarura. Genda umva afite amatsiko yo kuvugisha uyu musaza ngo tubwire imivurire ubundi. Muze imbaraga mugira ngo zo hambere muzikura hehere? Jewe ndavura ibyo mvura byose
mvura byose uretse sida yego urukumva yego byose ndabivuraga pe yego abantu bose baransobanukiwe. okay reka tuvugishe gato ku mugabo uri hakurya aha ngaha niko wa mugabo we wowe ngo batwaye izo noti utubwire ukuntu byakugendekeye hanyuma abantu munyabugira gutya mukajya gusura abakobwa rero urambabaje muraho neza amakuru yawe amakuru ni meza ngo byagenze bite hari umuntu uri kuguhamagara ngira ngo byagenze bite ko byagenze nagiye ahantu mu kabari burirayo n'umukobwa habayeho kumukundana mutereta nimfite amafaranga muri shambure nca kubyuka nzanga yayatwaye amafaranga yarangaye amafaranga ari 2,200,000 none se uwo mukobwa ubwo muri shambure mwari kumwe mw'indani twari kumwe mw'indani naje kubyuka nzanga yagiye ubwo sinzi umuntu wanangiye k'uyu musaza aje kunangira k'uyu musaza nibwo naje kumwitabaza nk'umuvuzi gakondo ambwira ko ayo mafaranga atararenga iminsi 3 ari bugaruke none se iryo joro ryari rimeze ritewe n'uwo mukobwa iryo joro twajyamye tumaze gukora ibyo dukora nasinziye maze gusinzira ubwo nibwo nabyutse nzanga amafaranga yagiye hano rero bagiye kudufasha iki nabwiye abantu mubyibuke nababwiye ngo impamvu twabanje kubereka agace ko mwirimbi ndi kuvuga abadukurikira nuko twabanje kubereka nyine ibyabaye kuri uyu mugabo ariko ngira ngo ubu none turi kuvugana nibwo ibintu nyirizina bigiye kuba rero ubu bagiye kugukorera iki ubu muzehe yambwiye ko ngomba gutegereza mu minota itarenze 30 ku mafaranga agiye gukoresha imbaraga z'amafaranga ngayabona inama ku bantu bajya muri bano bakobwa bigurisha inama wabagira inama nabagira si abantu beza bagomba kubareka kubera ko biguhombya bikagombereza n'urugo gusa kubicira isokora mfite umugore ariko madamu nabona naje hano mu bintu atazi kugira ngo muri ayo mafaranga kubera ko twatugiye no kugira icyo tuyakoresha arakwiyica ko wagiye mu ndanye uretse nimbona amafaranga arihangana okay ubwo rero icyo navuga ngira ngo aba bagabo harya bagiye gukurikizaho iki mugiye kubigenza mutubungubu kugira ngo mufashe uyu mugabo yewe ngiye gutuma iyi hembe yitwa Nyirakazana Akamana aradufasha yerekane ngo intumwa bagiye kohereza kuzana 2,000,000 ngira ngo na 200,000 ngiye kugatuma kangana gutyo ikigiye kubaho nuko uyu muhungu waje kudufasaba ubufasha agiye kuvuga ico yifuza ashaka amafaranga nangwa ashaka amafaranga n'uwo muntu bombi bakaza bakagera aho bahurira bamara guhura akamuha amafaranga ye ndetse tukamuha n'ikimenyetso kugira ngo abantu be kuja barahora barihishahisha mu bandi nibyo dushaka gutuma aka Kanyirabazana Nyirabazana ndagutumye nyirakuru kaka ndagutumye ubu karagiye kandi byugashyizemo hari kagiye kuzana uwo muntu data ndanguhe ya nkono yawe iri hembesi dore kwibagiwe no kubereka ibi ni ibyangombwa byanje ndi umuvuzi gakondo nabihawe na Aga Network na ishyirahamwe ryishize hamwe ry'abavuzi gakondo mu gihugu cy'u Rwanda dufite ibyangombwa dufite n'itsinda duhuriragamo iki mfashe rero iyi nyamaswa yavuye mu Rwanda kera iyi ntawe uyihishaga iragiye nayo igiye kuzana uwo muntu noneho tugiye guha uyu muhungu imiti yisige ni umupapa tugiye kumuha imiti tugiye kumuha n'igi nigo masubyo tugiye kumuha ni amasubyo tumuhaye kugira ngo uwo mutwakazi wamujaniye ibintu nawe atagira iyaja nawe akagira ibyo amukorera kuko bararanye tugiye kumuha igi namara kubona ibyo bihumbi bye ararinywa ndetse n'uwo mutwakazi
uyu muhungu agiye kuvuga ikimenyetso turamukorera. Aka ni ubujanja, ni agasimba kanyaruka cyane, ntabwo kazi wewe uracari muto. Data ni wakaye irigi rero nguhaye muhungu. Irigi ni iryawe, uragenda. Iryo gi nitumara kukuzanira amafaranga gawe, n'uwo mukobwa tumaze kumukwereka, iryo gi rirakubera isubyo. Aho uragera ugeze mu nzira naga amafaranga ukigafite utarayajanya kuri banki, urarigotomera ari ribisi. Ubu nanjye nkoye umukobwa nifuza, numvaga yanapfa kubera ko yamemukiye, anaguteje umugore, nanteje n'umugore. Ikibazo cy'umugore sinzi n'abandi b'umukire, kumva mwamumbera igihano, nibura niyo atapfa ariko agasara. Saa mwakoze. Uyu mukobwa rero mubyeyi tumufashe, ari gutambika, ari kugenda, tujye guhurira nawe mwirimbi, tumusarishirize mwirimbi, naho gupfa ubugingo n'ubwawe mubyeyi. Ubwo nuko rero urakoze musaza, turahurira mu rimbi, reka tugende. Ushaka irimbi ryahe? Ari amarimbane, inaha ari amarimbane, vuga iryo ushaka kuduhuriramo. Nanagize inaha imwe umushyitsi igenda, simazi irimbi ryawe riri hafi, ibyo mwamfashe. Uwo mukobwa si umuzi neza? Namusanze n'ahangaha ye gucumbika muri lodge. Araje aragazanye. Ako kajanjura kansubizane ko kari kumwirukanyisha. Ako gati uraje urakiraba mu gahanga. Iryo gi ry'urarimira, urarimira rizakubuza ubuhunyira nk'ubwo wagize uri guhunyiza, uri kurarana n'uwo mukobwa. Ubwo rero babyeyi muze nje kubereka uwo mukobwa. Okay, mu mvura nyinshi cyane y'amahindu, murabona ko twese twatose. Mu by'ukuri turi kumwe n'uyu papa. Harya uravuze ko witwa nde? Uravuze ko witwa nde? Nitwa Habakurama Emmanuel. Habakurama Emmanuel. Ndetse tukaba turi kumwe n'umwana bohereje ko dusize umusaza aho bongo bita ku Gicumbi. Mu by'ukuri kwirimbi bundi jewe ntinya kwirimbi mu buzima, ariko kubwiyi nkuru ntago twabura kuhagera kugira ngo tubikurikirane. Bavuze ko uwibye uyu mugabo, mu by'ukuri murabona ko twanyagiwe twese, imvura iravuza ubuhuha, na ahantu mu misozi tuje kwirimbi ngo kuza kureba uwahemukiye umugabo cyese uwamutwaye amafaranga ye. Njewe muze tugende ngiye kumumwereka. Hanyuma abantu bataza kugira ngo ni ibintu byoroheje, kuko murabona ko mu Kinyarwanda bavuga umuntu aba yamondoye, twamondoye. Imvura ni nyinshi byatari, ariko niyemeje gukurikira abantu bagabo ahantu bagiye ngo gukorera ibyo bikorwa. Tubanze turebe se bimeze bite uwo muntu iyo ndaya egoko. Iri zina kuna rikoresha ubundi nta nuvuga ari byo, baravuga ngo nimba ngo basigaye bitwanga indangamirwa. Ubaha ahantu rero tugiye. Uyu muntu muri kureba, muri kubona ko ameze nabi. Uyu muntu rero muri kureba, uyu muntu si we uje gushaka. Murebe neza mwitegereze, ni guca yari yambaye. Mwitegereze neza, imvura yose yamunyagiye. Mwitegereze neza, uyu niwe. Uyu niwe. Amafaranga nago gari hano, sindi kuyareba si n'amafaranga garahari. Amafaranga aya nakubwiye ko ari yo maso yanjye ndi kurebesha. Aya maso ngaya, iri ni rimwe, iri ni irindi. Nguyu kandi ari kuvuga ko ari we. Zana iby'abandi, zana iby'abandi, zana iby'abandi. Amafaranga gawe naga. Mani shimwe rwose. Amafaranga gawe niyo rwose mani shimwe. Dore ngaya amafaranga gawe, dore rwose niko rwose. Umuntu nguyu ni uwawe. Icyo uramukoresha, mbwira icyo ushaka kumukoresha. Muga kubera ko mbonye amafaranga yanjye, kumva uyu muntu wanamubabarira. Kubera ko mbonye amafaranga yanjye rwose, niyo rwose niyo wayafite niyo.
turebe neza kameramani niyerekane niyo amafaranga niyo rwose amafaranga bakujabuye naye rwose naye wagiye mu ndaya nabyo tubivuge naye ngaye rwose naye ngaye Imana ishimwe rwose uzahaha uronke urakoze cyane nuko urakoze cyane uzahaha uronke nuko urakoze cyane uyu mugabo ntabwo yaducika ngo ariko njye ndashima Imana kuba uyu muvuzi gakondo ngarurisha amafaranga yanjye Imana izamumugisha nubwo abantu bajya bavuga ngo mwe ntimusenga ariko uravuze ngo murasenga mu kanya uravuze kuti natwe turasenga ariko hari ikintu nkunda kubariza abantu hari umuntu ushobora kuza kukureba wenda aramutse ari hafi yawe ariko hari n'abantu baba bari kure abo bari kure bo babigenza bati abari kure hari nimero tugira ya telefone baduhamagara uretse gato urumva bamwibye nk'uku ariko nturi bubashe kuhagera ngo ugende ibyo bamwibye wenda umukorere nk'ibi ari kure wenda ari muri Amerika ari hehe ari Huye ari mu Burundi ubu bigenza ute cyane ko mama mutari kumwe nabo bari kure iyo atanze umufuragiro tugacunda umuti tukabona koko umuti biguyemo n'umuntu ari gushakisha turamukurura so impamvu narimvuze ibi ngibi twe turebwa n'isi yose ntago ari abanyarwanda gusa turebwa n'abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda batuye imahanga narimvuze ntese uramutse utuye imahanga wabigenza ute wari kumva ko asobanuye ubwo nimero niyo muri bitwemerere gushyirira abantu ku kiganiro bakaza kuyireba nimero muyishire ku kiganiro rwose aho yaba ari hose haba mu mahanga haba hehe nzamukorera kandi ibintu bye bizakunda neza nta burimanganye nta n'uburyarya burimo ameze nk'uwapfuye none se oyabura ni ibintu nibi bimaze kumuvamo n'ibintu n'imiti twari twamuhaye n'ihembe twari twatumye ngo rimufate ubu ryamurekuye ubashobora kuba asinziye uyu muhungu niwe uramufite ubushobozi bwo kumubyutsa wenyine